so ngo ariko ngo yamano ngo ngiye naramuvugiye ngo bakimara kumuraburiza ngo ariko none ngo maze kumva ngo ibintu ngo umuntu ngo warongera ngo abisubiramo bwa kabiri ngo fata video aho ni round ya mbere episode ya mbere kitangiye kwica yamano uretse ubundi minsi y'umujuri ba 40 ushobora kwica abantu 39 wa 40 akaguhagama ubundi yamano niwe downfall yo bita Godfather muna binotingano yamano ni ubaye downfall y'uwo bita Godfather nanabibutse mwe ba influencer mu joining live za Godfather career yanyu iri kujyana nawe personally uretse kubanje kumuvugaho sinyanze joining nzirebera kuri for you page nk'ukuntu mpamya neza ko nubundi nanjye hari abandebera kuri for you page nzibera kuri for you page nkazijajinga nkwanjye ko nkigiye munayijyana amaranga mutima yanjye kandi mu byukuri si yanjye sinjye host hanyuma n'abantu bariyo nabavuza filimbi nabakoma n'inkoma mashi ntago nabinjizamo mindset zanjye cyasi bitekerezo yanjye ngo ariko none nanjye nabonye aho gutoborera nahatoborera harangije wumva umugome yagiye kukwica nk'uko nabikubwiye kunabanza kugusigiriza ubuntu bw'uvuta mu nyo kugira ngo acomeke mu muhini ngo ngo ibirego ngo ribu yasohoye ngo ni kimwe ngo cyonyine ngo cyambangamiye ahisa pikinga aho azi ngo hitwa aho twakwita muri côté faible yabumva runo rurimi ingengabitekerezo bro uzi ko umuntu wagushenjeje ingengabitekerezo mu rugo aba yaguhambye urabizi ibyo bintu uzi ko umuntu nubwo amategeko n'ubutabera butabiguhamya uzi ko umuntu kuba yabigutunze mu rutoki byonyine no muri quartier utayibamo amahoro icyo kintu murakize then wa muntu bicaza nta yindi gahunda afite uretse yo kwica by the way nta nubwo yica kubw'ubugome aka kantu reka nkavugeho ntago yica abantu banyempano n'ababahanzi kubw'ubugome n'ubushake n'amahitamo avuge ngo ngiye content yanjye na purpose yanjye niho kwica abantu basane hoya ntago ariko bimeze ahubwo this is a social media game ini social media game arabizi yuko ataba afite kuri la platform ntago yabona aba viewers ntiyabona buriya burabyo buriya ngo munkure kuri zero ntago yabibona so arabizi neza ko atababonye ntago yagira iki ntago yababona niyo mpamvu yarabisobanukiwe no kubwizo mpamvu bumanywa nijoro agomba gucura systeme n'uburyo niba hono byari bigiye gupfa gahita zanaga systeme gashyashya ko kugira ngo yongere abyubure cya abikomeze ko yarabimenye niho arira twahoze mvuga numva bitray kare nitwamurangiza Chigo sambare buri munsi abashaka aho umuntu uko avuga nabi buri munsi nkuko byambayeho buri munsi arashaka undi munsi undi mu rapper nawe abimubeho gutyo nibindi abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emerine abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'uriya mu ministry w'urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe no video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go dorire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo ushobora kunyishyura se cya gatatu cyatuma twiyunga ushobora nko kunyishyura kankubita nk'amande y'amafaranga so abantu muri ahangaha mbashimiye kuba muri ahangaha ariko ikintu kinshimishije no kuba muri ahangaha ntabanje gutukana n'umuntu kugira ngo muhurure ntabanje kuvugana nabi nyine n'umuntu kugira muhurure cyangwa nuko umuntu kugira muhurure wenda impamvu muri benshi no bwa mbere ni attention y'ibi bintu ndagira babwire mwije gwa value aba bantu ba streaming live abenshi ba streaming bafite ibintu bashaka kubagezaho bafite ibintu bashaka kubunguraho hanyuma niba mukunda entertainment mu motive bano basani banyu mubibutse mubwire uti umubwire uti
Bushari ndagufana mbabarira ujye ukora live zawe byibuze njye nzizaho nguye n'izo gift nziguhera kuri live yawe. Nesa nawe nuko nguko Amaji, Kilamani, Ntabi, Bijyo bijya, Biju n'abandi batazwi. Abo bose muba motive, muba fane, mubereke ko mubari inyuma. Mu consome. Ufite aga follow kamwe konyine, ufite aka like kamwe konyine, ufite aga comment, wenda comment ufite 1,000 cya miliyoni ariko utwo tuntu tubiri dutatu nako like, follow and share. Then wa musani niba umushari inzara za kongeraho njye araza kungirira akamaro ubwo kandi arabangirira akamaro biciye muri wowe. Hakose njye nkunda Bijyo bijya na Nsabi n'ukuntu nabibabwiye bite n'ukuntu nabibabwiye bite. Hello, bravo. Benshi bamamagaye abandi banyandikiye hari nabo twahuye in person. Iyo audio ndabizi ko mwazumvishije ntago ndi ku repeating ahubwo ndi gushaka kubyifashisha nyimfasha nyigisho. Yavugiye kuri channel yanjye ngo ko bisohoka. Ibyo yavuze kwitwa Godfather ngo kuki natumye bisohoka yewe n'abashaka kumva take yanjye point of view. Ariko turetse ndetse na Tycoon reka mureke mpamvu nshaka kumureka. Tycoon ibyo avuga cyangwa ibyo ari kuvugamo hano ntago nta hantu bitandukaniye cyane n'ibyo ngiye namaze kuvuga cyangwa se ibyo Betray yavuze muri audio yiwe. Ahubwo reka nkine live y'abantu bakoze live nabo bari kuvuga kuri Godfather n'abagore. Kuri ngiye bamwe muri bo nshobora no kubita abacika cumu b'umutego wa Godfather kuko nabo ubwabo yo baba bagihabwa udutebe kwa Godfather bakiri inkoma mashyi n'abavuza firimbi biwe ntago bari kuba bari kumuvuga ubu tuvugana. So ntabita yuko sinzi ukuntu nanabita uretse wumve ino live yabo kuntu yari imeze. Isura Godfather wundi wayimenya ukayimaza iki tutabeshya. Uyu ngo bamwita Gashumba n'uwo bita Pamela ntago nge mbazi sibyo ntago mbazi. By the way ntago ndagera ku ndaya zirirwa kuri live ya Godfather nazo ndaje nzivugeho nanababwire n'impamvu kizirandaya ziba kuri real live. Muri point of view yanjye indaya ziba zakacoka iva kwa Godfather ivuye kuhakura ngo turabyo ngo dusinzi ngo tugwe sinzi ngo tunyenyeri igahita ijyana no ngo kundi mutubuzi bita ngo Pastor Hakim ngo ayisengere ngo ni nyabyaha igahita igaruka ngaho ikatubwira ati njye nari indaya nasweranye na kanaka ngo ariko bajya bambwira ngo barandoze ngo kubera ko ngo wanjegera wowe already wamaze kutubwira kuntu wasweye imibu n'amasazi none uri kujya kwa pastor ngo barakuroze ngo ntuzabone umugabo. Na uburozi bwa danje bwa mbere burenze ubundi nubwo buhamya bwawe wiri gutanga kuri izo social media kandi ibi ngibi nibyo Godfather bashaka ntabwo yakubwiye ati nyabune kugiye kwimena inda kare ibyashaka mu gitondo tubikoting mu gitondo tubikoremo content wite tukwambare hanyuma tukwambare wowe uvuga ngo warahitinze waratrendinze ngo uri umustar kumba ahubwo bwa burozi ugiye kujya uririmba mu mbuga nkoranyambaga ngo barakuroze ngo ntuzabone umugabo kumbi ni bwa bugambo wahoraga wibaraguza hirya hino. Iyi ni indaya imaze iminsi itanga ubuhamya bw'abasitari ngo yasambanye nabo nayibonye nyibona kwa Godfather iri kuvuga amaturi yariwe n'abagabo bayiriye n'abasitari mwongera nkayibona kuwitwa ngo Pastor Hakim iri kuyibwira ngo nsengera ngo nabuze umugabo ngo mwene wacu yarandoze sinzi mama wacu bene ubugorye nk'ubwo budafite ahantu bushingiye. So impamvu narinje mu ndaya nuko ndibuze kugaruka nkongera nkafata irindi jambo ku mikorere cyangwa kuri system ya Godfather aka kantu ko kubatega indaya za kacoka nimugire ngo kaba paraxida nimugire ngo agakora bimugwiririye ngo cyase ngo ni indaya ngo ifite ibibazo ngo ashaka ngo kuvugira arabizi ko indaya nyine ari imbobo arabizi ko indaya zakuyeho arabizi yuko uko byagenda kose ahantu indaya zahuriye ari 3 cyangwa 4 zishobora kunyana imwe ikarnya ku yindi kandi noneho namwe ahantu babashize ntago mukira abantu benjonga umuziki ku buryo mwakwishuza Godfather ngo mumubaze se Afrika yagiye he ahubwo mwe murashaka ngo zino ndaya zifatane mu mitwe ewano bundi ngo ayiye koko ntago habura kudashya ariko nanone duha agaciro abanyamuziki umyidagaduro nituyivemo nituyirenge ku kigero cyuko n'umuntu ugerageje kwata ku myidagaduro tumwatakire hamwe twese aha twike mu buryo bwiwe ahanye mu buryo bwiwe akora ibyo ariko umuntu ushaka kwinjira mu myidagaduro tumuvire indimwe bro
nose ntabwo twemerewe kuvuga kuri politike n'imyidagaduro kuyivugaho izi saha nabyo byabaye politike kandi mu by'ukuri mu myidagaduro abahanzi abanyabugeni dufite uburyo bwacu bwo kuganiramo mu ndimi zacu za gihanzi mu ndimi zacu z'icyidagaduro ntihagire n'uyoka ngo aba bantu bari mu biki tukatwikagaza ntago waba umaze kujegezwa na zizi igihumbi ngo igihumbi na rimwe ngo abari gutera isoni ngo ikubwire ngo jya uvuga ibi ngibi ngo bino ntukabivuge ntabwo bibaho nta nubwo bishoboka niyo mpamvu rero iriya platform indaya ziyibaho kugeza kuri attention yanyu abastari bayibaho kugira bakuri attention yanyu hakunguka umwe ariko abayibonetseho bose bahombye uhereye kuri izo ndaya ukageza kuri abo bastari twirebamo cyangwa se dushakiramo motivation tugira ngo batumotivating umva stories indaya kuri Godfather nyuma yuko baziblotse kwa Godfather fane yandishize umuriro reka mbe mvuye kuri ibi ngibi njye kuri gakondo hano bigiye kunsaba gusakuza bidafite uko bingana kandi mwoye na microphone mwe mwumva zino ndaya urugero kuri yabo sibyo yabo twagiye tubona ibintu byinshi cyane yakoze sibyo iyo ugiye kuvuga kuri ati ibigwi bya yago uravuga ati yago basi mugiye kumuvuga nanamuzi first of all uramuzi face to face sibyo uramuzi ibikorwa by'abakora uramuzi ibyo abo yagiye ahugura urabizi abo yagiye azamura basi wenda tuyishingira kuri icyo ngicyo sibyo none se pame ntabwo urajya kuri iriya pano ye hari nk'umuntu bari gufasha ibintu runaka ntabwo urajyaho ako ngako muri kumva ni inkoma amashyi za nkoma amashyi zigusiga utuvuta mu nyo kugira ngo zihite zigukubitamo igisongo kari kuri no live y'uyu nguyu bita Pamela ariko kayiriho nk'agakoma amashyi kari gusigiriza Godfather ariko abantu Godfather yafashije mwe mwaba muzi yafashije tuvaneho n'ubundi abangaba bamufasha we akabyita ko yabafashije kuko buriya niba abantu bahaye ibiceri umuntu kuri pano ya Godfather ntabwo wowe wamuhaye ibiceri wowe uba recognized nk'uwafashije wa muntu Godfather niwe uba recognized so icyo gihe ninde wungutse ni wowe wafashije credit zigiye kwa Godfather ninde wungutse noneho tuvuye kuri ibyo ngibyo nta muntu yigeze afasha ahubwo abantu bagiye bafashwa n'abandi bantu bishingiye ku bantu bari kuri platform ya Godfather so iyi ni inkoma amashyi yiwe nayo yahukanye nawe ariko ikaba iri kugenda iryo tuboga no mu baturanyi bandi bafitanye isano nabo n'ubundi kwa Godfather ubundi iyi live nyine niyi ndaya zabarizwaga kwa Godfather ariko tuvugana zikaba zitakivuga rumwe nawe bari gufasha buriya nuzesho wa Yesu wanu wese bari gushaka gukora tujye abantu umuntu agira ibibi akagira n'ibyiza tujye tubivuga uriya mugabo ngiye maze mu joining igihe kinini cyane ku buryo mu bintu byanshwanishije nawe nako byanshwanishije n'umuntu umwe wari moderate we akamburuka byatumye nsara umva iyo saga iba ndende but nagendaga nkakurikirana nk'icecekera ngiye nkabona rimwe na rimwe yabyinagaza biriya bisitani nabyo by'ibimara nkumva nyine ndababaye ariko nanone wasanga ari nk'umuntu bihaye gufasha sheri ukasanga bakuye nka miliyoni 3 miliyoni ntago ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri urumva ahubwo abantu dukunda nyine side ngewe nange ari gubyinagaza bari abastari wenda twebwe bitewe nuko tubafata urumva tukagira uko tubafata tukagira ibiki noneho we twebwe tuba tububaha cyane twumva ari ibikomerezwa wakaza akahita bakubita hasi none se ubu ngubu hari umuntu wabakwigisha uriya nancu utagira niba mubyibuka ntabwo mwibuka zana Mutesi Jolly amajwi ye ngo niba bacuruza imbunda ngo niba bagira gute ntabwo mubyibuka uriya mugabo icyo abashaka nuko abantu bakora kandi ni konte numvisha ari kumutaka nyine ni kamera nta ruhande agira iyo abonye umwobo agushyizemo utawugiyemo uzacunge ko umuntu utukana nawe ajya amumenyera ntabwo ajya amumenyera rero nawe namenye yuko nawe ari ikigoryi kibereye aho ngaho namenye ko ari umuntu uri aho ngaho w'ikigoryi usenya imiryango urumva nta kintu yego wenda abafite n'ibyo yagiye akora n'ibiki n'ibintu nk'ibyo ngibyo ariko twebwe
tumaze kubonesha amaso yacu n'ibyo tumaze kugenda tubona ko se avuga nta kintu na kimwe kiri kubaka nicyo kiri hera mu mahindure mind mahindure imikorere n'abanyarwanda nta gikorere reka mbabwire kugenda maze kuganira tujye duha reka ngira akantu vuba kuri izi ndaya mbere yuko dukomeza kumva ino live yazo ukuntu yari imeze ko mfite ibyo nshaka kuyivuga ino live yazo mu kandi kantu gatuma zino ndaya zijoininga live ya Godfather aka kantu nako mukanotinga ahantu mukamenye kandi niyo reality ntabwo ari urukundo nazo zikunze Godfather reka da nta ndaya nimwe kuvuga ngo nje joininga live ya Godfather nk'umufana cyangwa se nk'umukiriya kubera urukundo no niba hari ikinyabuzima gikunda trend gikunda hit gikunda kumenyekana kurusha ibindi ni indaya uti kubera iki indaya z'icumi zanjye ziranga ndabasuhuje kandi akantu ndi kuvuga tukaziranyeho kwamamara kw'indaya ni nako kwaguka kw'isoko ryayo kwa mahaho yayo aho ihahira buriya ndagira mbabwiza ukuri ndaje nyishiraho kamera ihangane Sharon ndi kunywa gasigara ngiye sindi umuheza ngoni kandi agasigara kanye nago nkanywera kuri kamera ndi kunywa gasigara ni nkarangiza ndasubizaho kamera nari ibingumye mbaganiriza so ikintu nashaka kubabwira indaya iyo yamamaye n'isoko ryayo ry'uburaya riba ryagutse icyo gihe nukuvuga ngo ndagira ngubwira ko zino ndaya zose zijoininga Godfather bro zifite abakiriya benshi cyane kuri live zakuye kuri live ya Godfather just kubera yuko zamaze kumenyekana zamaze kwamamara bishingiye ku kuba Godfather yaragiye azaya microphone so nazo zaragiye zirabibara ko iyi systeme nk'ukuntu natangiye mbabwira ni urupfu rw'umwe ari igihe rubari ibyishimo by'undi cyangwa inyungu z'undi nk'ukuntu nabumvisha akaririmbo k'umwana wakoze aririmba Godfather urumva ko kuba Godfather yapfuye uwo mwana nawe yabyungukiyemo kugira agaragaze impano ye so izi ndaya nazo zaragiye zirareba zisanga ukuntu Godfather afite ukuntu social media yayifatishije system yayifatishije nazo zita zibibona ati kugira tumenemo tubafate tubinjiremo twaca kuri y'inzererezi Godfather none mbaza ngo nawe kubera iki yabakiriye niki cyatumye abakira akabaha n'ijambo yewe rinarenze ibyo bakwiye guhabwa impamvu yabakiriye nuko afite uburambe mu kintu kigendanye n'indaya yo wumvisha mu gihe byose byanze igisubizo ni kimwe men fertility icyizere cyonyine ko bazahajwe no kurangiza vuba ndetse no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro men fertility iyi niyo yongera ingano y'igitsina ku bagabo n'abasore yongera umurenda w'intangangabo n'ubwinshi bwazo ndetse n'imbaduko iyi ikavura stress ikanavura burundu abagizweho n'ingaruka zo kwikinisha zose kandi mu buryo bwa burundu mu gihe kingana n'iminsi 10 yonyine hari kandi na fertility female support ifasha abari n'abategarugori kuringaniza imisemburo ku badasama cyangwa batajya mu mihango neza bigatungana vuba byihuse aho usanga product zizewe nka Clito Booster product ifasha by'umwihariko abari n'abategarugori guca imyeyo mu minsi 7 yonyine ubundi amabanga yo mu cyumba kibanga akagenda neza kurushaho hari kandi na Sweet Mami ikaba product yihariye mu kuzana amavangingo n'ububobere ikavura kandi infection z'amoko yose ndetse we ikanasohora impumuro mbi mu myanya y'ibanga muri Vibratus Plus Limited niho honyine usanga ya mavuta meza cyane mu bwoko bwose yayandi akesha kandi atangiza uruhu mu gihe gito cyane akagukiza amabara yaje ku ruhu atuma rudasa neza dukorera mu mujyi wa Kigali duhamagare cyangwa twandikire kuri